buri kantu byamenyekanye kandi byamaze no kujya hanze ibya videwo yiwe ari gukomba mu gitsina cy'umukobwa. Iki ni igisebo ku muntu nka buri kantu wirirwa usebya abantu, ngira ngo mwabonye mu minsi yashize ibyo yakoreye ya mpano yamugezeho abaga nta kinya. Mwabonye ibyo yakoreye Muyango yamugezeho kubera byonyine gusa kubyina akazamura akaguru ikarisi ikajya hejuru yamubaze nta kinya. Emeline bavuga ngo yirongoresheje icupa rya Heineken yamugezeho bino yamukozeho nk'amavideo agera mu 10, ariko ubu ngubu nawe ibyo yavugaga ku bandi byamaze kumenyekana. Ubundi uyu nguyu buri kantu ngira ngo nkubwire ngo hari by'umwihariko groupe kuri WhatsApp ngo yitwa ngo aho bibera. Iyo groupe ni groupe inyuramo ibintu bya pornography zo mu Rwanda gusa, pornography bakinamo hari i Kigali usanga nyine iyi groupe inyuramo ibintu by'urukozasoni gusa. Ubundi bavuga ko uyu nguyu buri kantu ari we muntu wayishinze, ariko muri 2023 yabona bitangiye gusakara, igihugu cyatangiye kubyinjiramo ribu, gahita avuga ngo ibi bintu bishobora kuzatuma mfungwa, reka mbivemo, kandi n'amafaranga yabyinjizagamo ntabwo ari menshi ku buryo avuga ngo ni amafaranga ashobora kuzamutunga igihe cyose, kuko n'abamwishyuraga kugira ngo abashakire abakobwa bakinana izo porno wasangaga bamuhiza udufaranga dukeya, kuko nyine pornography zo mu gihugu cy'u Rwanda nta mafaranga zinjiza. None ibyo yakoraga, ibyo yasebyaga abandi, noneho we bamufashe ibyarimo, video yasohotse birenze n'ibyo yavugaga ku bandi. Uzi gufata umunwa uri mana yanjye mu matako y'umukobwa urimo ukomba wagira ngo uri gukomba bombo. Uyu nguyu ni umusore byo rwose byari bizi ko bitewe n'ibindi akora, ukunda avuga abandi, ari umuntu witonda, ariko amakuru y'uko uyu musore yari yarafunguye ruriya rubuga rwanyuzagaho ibintu bya pornography aho bibera, na n'ikigero uracyahari, ariko ntabwo ari we ukiruhagarariye, rufite abandi barurimo. Ariko aho bibera iriya WhatsApp group yacuruzaga abakobwa, uyu nguyu yagendaga ahuza abakobwa n'abasore bagasambana bakishyurana, ariko bakamuhereza udufaranga duke nyine tumutunga nk'umusore wari uri mu mujyi wa Kigali, nyine wumvaga ko yari umukomisiyo w'abagore. Ariko ubu ngubu rwose ibyamaze kujya hanze ntabwo akiri komisiyo y'abagore, ahubwo we ari nk'ingurube yagendaga ana yanjye. Tekereza nawe urebe nk'ibintu uyu musore aba yakoze. Video yagiye hanze y'amasegonda 11 ari gukomba mu matako y'umukobwa ni mu gitsina, ugatekereza ukumva ahantu umuntu aryamana n'undi anakoresha igitsina cyabugenewe, ugasanga yanduye indwara nyinshi zigiye zitandukanye, noneho we akarenzaho akashyira ururimi akombamira ko umwana w'Imana. Ibi bintu ni ibintu byagomeje kumusebya, by'umwihariko binagaragaza ko ibyo yavugaga n'ibyo akora burya ataho bihuriye, kuko uyu ni umusore wahoraga wigira inyangamugayo, yereka abantu ko ibyo bamuvugaho taho biba bihuriye, ariko ubundi amakuru hariya nyavuga ko uyu nguyu ari we muntu wafunze mbere na mbere groupe yitwa ngo aho bibera, akaba ari groupe ya WhatsApp icuruza amapornography hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, aho ugenda ukishyura mu biciro. Hari abavuga ko nka porno ushobora nko kwishyura nk'umukobwa k'ibihumbi 2005 akakoherereza video arimo yikinisha akoresheje intoki, wamwishyura 5,000 byonyine gusa, agahita aguhereza video yiwe ari live kuri WhatsApp live, ari kumwe n'undi musore rwose barimo bimanukira Kizimbabwe nyine, ariko ukabona ko ari ibintu biba biteye ikibazo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko ubu ngubu nayo byamaze kumenyekana, igisebo kimuriho, ntawe uzi neza niba ari buze kwidekarara ntavuge ko ari we, ariko ibyakoreye ba Yampano, ibyakoreye ba Emeline, ibiki ko byose tuvuga ngo rwose uyu musore ewana bakoze video ziryoshye, none nawe ibyo yaryoherejemo abandi iki gitondo byamuzindukiyeho, abantu bose bari gusakuza bavuga ngo buri kantu ni muntu ki ku buryo atinyuka akajya mu matako y'umukobwa agasebya abasore bingana kuriya. Basura akabikora, niba unabikora ntibakubona, ariko kugenda wiyandarika aho ugiye hose ugasanga bigeze n'amavideo wajya hanze, rwose ibi ngibi byangije izina rye ku buryo abantu no kuvuga ko gukora amavideo ashobora no kuza kubivamo.